Nibyo ibe byiza kuri mwese muduteze yombi aho muri mu bice bitandukanye kuri itariki ya 24 z'ukwezi kwa mbere cyangwa se Mutarama umwaka w'ibihumbi 2020 kabisa na gatandatu twongeye kugaruka muri studio tujye kureba amwe mu makuru akomeye cyane amaze kuba yatangazwa cyangwa se yajya ahagaragara nyuma y'umujyi wa Uvira ubu noneho rusubiye aho rurengera cyangwa se aho ruzarengera n'ahandi rugomba kurengera naho bita umujyi wa Bukavu. Confirme uyu mujyi wa Bukavu byanze bikunze ngo ugomba kuba wajya mu maboko kabisa rero ya FRDC. Inyeshyamba z'umutwe wa 23 zikaba zigomba guhita zigira iki ziusohokamo vuba bidatinze. Ibi bikaba byavuzwe ku munsi w'ejo na Sadiki Purusi, ariko kandi nanone ubuyobozi bw'igisirikare cya leta Congo bumaze kuba bwagaragaza ibimenyetso simusiga bigaragaza ko hari gahunda nta kumirwa yo kwegukana cyangwa se yo gucakira rwose uyu mujyi wa Bukavu. Hari ubwoba kandi kuri 23 ngo kuko izi nyeshyamba zisa nkaho intwaro zikomeye cyane mu by'ukuri batangiye kugenda bazisubiza inyuma mu gutinya ko zishobora gufatirwamo. FARDC mu mayeri menshi cyane mu guhangana n'umutwe wa 23 Goma ndetse na Bukavu nyuma yo kuva muri Uvira, nyuma yo kumwanzi rwose ananiwe ati ubu uduce dukurikiyeho cyangwa se akurikiyeho ni Bukavu na Goma, ariko Bukavu igomba kubanza rwose kwamburwa izi nyeshyamba zo mu mutwe wa M23, hanyuma hagakurikiraho umujyi wa Goma kugeza uyu munsi. Birakorwa bite? Nyuma yuko indege nanone zitagira abadereve zizwi nka drone zatwitso bita kikuku muri Bwito, hanyuma Azarendo nabo baza mu by'ukuri barasa aho ngaho, naho ngira ngo murumva uko byagenze. Ubu tuvugana biravuga ko hari abarwanyi b'igisirikare cya leta Congo FARDC, ingabo zabo mu by'ukuri zongeye kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi zivuye i Kinshasa, ndetse ngo abangaba bakaba bagiye kwakirwa kandi nta kindi kintu kibazanye usibye gukora icyitwa ama operation agamije gufata umujyi wa Bukavu ku bufatanye n'ingabo z'u Burundi, ku bufatanye kabisa n'igisirikare cy'u Burundi cyangwa se gisoda cy'u Burundi yewe na Wazalendo yo barahiye. Biravuga ko abenshi muri bo bamaze no kwitegura tayari ko bagiye kwinjira muri uyu mujyi wa Bukavu bakaba bawambura uyu mutwe wa M23. Biraza gukorwa bite? Ese biragenda nk'uko byagenze kuri Uvira cyangwa se haraza kubaho ko hifashishwa imirwano? Ubu tuvugana amakuru mfite nuko FARDC isa nkaho yamaze kwitegura urugamba ku kigero hafi twavuga cya 90% kugira ngo batangire kwa advancinga bagana ahaza Kamanyora, ibice babikuramo ndetse bazamuka Katogota kushyika bageza ahangaha Bukavu. Niko kandi bigomba kugenda n'abari aho bita muri teritwari ya Karehe, bagomba guca muri tuduce twa Kavumu ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye kabisa, bakagira baca bakamenura hano muri uyu mujyi wa Bukavu, ubundi ibindi bikazaza nyuma cyangwa sakindi kazaza nyuma. Sakindi rwose ngo ikazaza nyuma, ariko Bukavu yamaze kuba yabohorwa ingoyi y'uyu mutwe wa M23 kabisa. Uyu mutwe wa M23 igisirikare cya leta ya Congo FARDC bongeye gushyira hanze icyo twakwita itangazo cyangwa se inyandiko isobanura uko gahunda iteye kugeza uyu munsi. Nitangazo ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC zamenyeshaga rubanda rw'imbere mu gihugu ndetse n'uruba mu mahanga, no kuvuga impunzi ndetse n'abadiaspora, ko ingabo z'u Rwanda ngo n'imitwe itwaje intwaro bafatanyije n'uvuga AFC barizwa mu mutwe wa 23 ngo bari gukoresha amayeri agamije guteza ibibazo by'umutekano muke n'akajagari nyuma yo kuva mu bice bari barigaruriye aho n'ahandi naho bita Uvira. Ngo byo byari bigamije gukorwa cyane mu mujyi wa Goma, Bukavu nk'uko byigeze kugeragezwa no mu mujyi wa Uvira, ariko biravugwa ko ubu tuvugana
FARDC kuri nyandiko iremeza ko ibi bikorwa biri gukorwa bigaragaza ko mu by'ukuri ngo iyi migi nayo vuba bidatinze batayikwiye bagomba kuyamburwa. FARDC iributsa ko ku munsi wabanje kuva Uvira kuva batangaza kuva Uvira ngo izi nyeshyamba ndetse zifatanyije n'ingabo z'u Rwanda zasawe umujyi ku buryo bukabije, zisiga abaturage babayeho nabi, bagirirwa nabi ndetse n'amatsinda y'abasauzi ngo kandi ibi bikaba byarateguwe mu buhanga buhanitse. Bati rero icyo ni kimwe tugomba kuba twakosora. Mu itangazo FARDC yagaragaje cyangwa serekanye ko hari amahirwe yuko ibi bintu bigomba guhindurwa, utu duce tutagomba gufatwa gutyo. Kimwe mu bintu FARDC yashyize hanze cyangwa se yavuze, igisirikare cya leta ya Congo cyavuze ko ikosa ryabayeho mu ifatwa ry'umujyi wa Uvira ryo gutegereza gato ugasanga ngo ibintu byose byamaze kuba byasahurwa. Ati kuri inshuro ntabwo ho biza gukunda, uyu munsi ntabwo biza gukunda. Iyi migi irimo Bukavu igomba gufatwa, by'umwihariko Bukavu uyu mujyi ugomba gufatwa ibi bikorwa by'ubusahuzi bitabayeho, igihugu kidasawe turi. Bati FARDC turagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo aya mayeri ya 23 yo gutwara iby'agaciro n'iby'ingenzi mbere yuko bava ahantu, ati ntabwo bigomba kuba byabaho. Ni ibintu byishimiwe cyane nyuma yuko FARDC itangaje ibi ngibi. Ati rero iri ni ikosa ryari ryagaragaye mu mujyi wa Uvira, ati kuko ya 23 yabanje gutwara mu by'ukuri ibintu byinshi cyane. Ibyo bikorwa rero byateguye ngo mu nama yabereye Uvira ku itariki 17 Mutarama 2026. Baravuga rero ku bikorwa bijyanye n'isahurwa ry'umujyi wa Uvira. Ati byo byakozwe ku itariki 17 aho M23 ndetse n'abafatanyabikorwa babo barimo twirwaneho na LE24 ngo bafashe icyemezo cyo gusenya ibikorwa remezo bya leta ndetse n'abikorera kwiba ibikoresho byo gusana imihanda n'imodoka za leta ndetse no gusohora abaturage batuye muri Kivu y'Amajyepfo, kubashora mu makimbirane kandi bari bamaze imyaka myinshi babana mu mahoro barinzwe n'ingabo z'igihugu. Ngo ibi rero bikunze gukorwa cyane n'izi nyeshyamba kugira ngo zibone aho zimenera cyangwa se uburyo zinjira mu bice bigiye bitandukanye. Ubu rero ngo ibi bintu FARDC barashaka kubirwanya, ntabwo bari buze kufokasinga cyangwa se kwita ku gufata Bukavu yonyine byonyine ngo be birahagije. Ati ntabwo tushaka ko ibikorwa remezo byongera kwangizwa, yaba iby'abikorana ndetse n'ibya leta. Ati kandi ibyo bikorwa byo kubiba inzangano n'amacakubiri igomba guhagarikwa. Ikigeretseho kandi baremeza ko bafashe umwanzuro w'uko uyu mutwe wa 23 ndetse n'abufasha bose bagomba kuva muri uyu mujyi wa Bukavu. FARDC bagaragaje ibirego nyuma ngo byacuriwe mu biro by'ingabo mu by'ukuri zifashe uyu mutwe. Bashinja ingabo za Congo gufata nabi bamwe mu baturage. Nuvuga ngo ni ibintu byacuzwe ngo none barangije bahita bashinja FARDC gufata nabi bamwe mu baturage. Ngo ibyanakwirakwije n'itangazamakuru mu maboko mu by'ukuri y'uruhande rw'izi nyeshyamba. Nyamara ngo itangazamakuru ryigenga ryemeje ko FARDC zimaze kwisubiza umujyi wa Uvira, zahise zishyiraho ingamba z'umutekano ndetse n'ibikorwa byo kurinda abaturage bose nta vangura, harimo abanyamurenge mu by'ukuri abanyamurenge kandi ngo bakaba baragaragaje ubutwari bukomeye cyane, kuko ngo kuri inshuro abanyamurenge bagaragaje ko badashobora kuba igikoresho cy'izi nyeshyamba. Baravuga bati twebwe turimo turakorana neza, nyuma yuko kandi iyi mitwe irimo twirwaneho LE24 M23 ngo barimo babahatira kuva mu mujyi wa Uvira, nyamara bo barabyanga. Baravuga ati twe turagumana no ku butaka bw'iwacu kandi nta kintu tubaye, ati mwijya kudukoresha mu nyungu zanyu bwite. Ibi rero FARDC ikaba yabishimiye na bamwe mu baturage rwose bagize ubwo butwari ndetse no kwemera guhagarara kigabo, bakemera kwitanga kandi bakemera guhangana n'izi nyeshyamba zo mu mutwe wa 23. Ati icyo kintu nacyo turagishishikariza abaturage bose bo mu mujyi wa Bukavu kwitegura guhangana nacyo. Ati kuko mu by'ukuri ibyo muzabibona igihe izi nyeshyamba zaba ziri gusorwa muri ibi bice uko byagenda kose. Ati ibyo ni ibintu mugomba gutegereza kuko vuba bidatinze bishaka kugaragara.
ibyo kufata abaturage bamwe bakabashyiramo ibitekerezo bimwe, ati mugire hakiri kare tubikumire kabisa. FARDC yagaragaje ko ifite gahunda ndetse n'intego zo guhangana n'ibyo bikorwa hifashishijwe inzira zose zishoboka mu minsi iri imbere, ubwo kabisa umujyi wa Bukavu uraba usumirijwe nk'uko byagenze ku mujyi wa Uvira. Gutegereza rero tukareba uko ibintu bigiye kugenda mw'abantu mwe, kuko murumva ko bitoroshye. FARDC rero ikaba yavuze cyangwa se yamaze commissioninga yuko rwose ibyo basore batekereza atari ibyo. FARDC bemeza ko bubahiriza amahame mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu n'amategeko agenga intambara, ati kandi ko batazihanganira na gato imigambi yari yo yose igamije ibikorwa by'ivangura ndetse n'indi mibereho mibi yakorerwa ku butaka bwa Congo. Byongeye kandi ati turashimangira ku mugaragaro ko twiyemeje kurinda ubusugire bw'igihugu, kurengera abaturage bose ndetse n'imitungo yabo, kugeza no kwitanga bitagira icyo bigura. Igisirikare cya leta ya Congo biyemeje gutanga ubuzima bwabo, kuko murabizi ko bigaragara rwose hagomba kubaho ko ingabo zitanga nka gutya biba bisobanuye ikintu gikomeye cyane. Bati rero twiteguye gukora ibishoboka byose, atari ko abaturage bakabona umutekano wabo, bakabona ubuzima bwabo. Ngira ngo niba igisirikare nka gutya bumva bafite morali ingana gutya, niba bumva bari gutangaza gutya bavuga ati twebwe ku kiguzi cyose gishoboka, ati turaza gukora ibishoboka byose dufate uyu mujyi mu by'ukuri wa Bukavu. Nkeka ko iyi morali ingana gutya ntago biraza kugorana ko FARDC iza guhagarikwa kuri inshuro, biraza kugorana. Ngira ngo mubimenye mwese, biragora M23, biraza kugora uruhande rw'inyeshyamba kubasha guhagarika FARDC. Ngiye n'aya magambo ndi kumva barimo bagenda batangaza n'ibikorwa ngiye ndimo kumva, vuga ngo ntago ari amagambo gusa, amagambo ari kujyana n'ibikorwa. FARDC irimo kongera umubare w'abasirikare. FARDC ni FARDC kugeza uyu munsi imaze kugira abasirikare bafite imyitozo ihambaye, bagiye batozwa n'ibihugu bikomakomeye, biri mu bihugu bifite igisirikare cya mbere ku isi. Mu by'ukuri ni FARDC iri gufashwa n'ibihugu, ndetse ni FARDC kugeza uyu munsi ifite ubutegetsi buvuga buti hagomba kubaho amavugurura mu bijyanye n'imiyoborere y'iki gihugu. Ni FARDC ifite amaboko y'ingabo z'u Burundi, ni FARDC ifite amaboko yabo twakwita abacanshuro. Ugasanga ko M23 kugira ngo ize kuza kubona aho imenera biza kugorana. Hejuru y'ibyo, ikindi kintu ugomba kuba wamenya kuri FARDC, ni FARDC ifite wazarendo bazi ibice byose, kuko bari kurwana mu makaritsiye yabo cyangwa se muri zone zabo. Ukumva ko kugeza kuri uyu munsi twavuga tuti M23 urugamba biraza kuyigora cyane kugira ngo ibe yarutsinda rwose, biraza kuba byayigora kabisa uko byagenda kose. Bimwe nababwiraga rero, ubu igisirikare cya leta zunze ubumwe za Amerika kiragaragaza rwose ko bataza gukorana gusa mu by'ukuri na Afrika yonyine, ahubwo by'umwihariko baza gukorana na Repubulika ya Demokarasi ya Congo ku kibazo rwose cyo mu burasirazuba bwa Congo. N'amaboko iki gihugu gikomeje kugenda kibona. Leta zunze ubumwe za Amerika, ingabo za Amerika zishinzwe bijyanye na Afrika, AFRICOM, zirimo kwiga uko zakorana n'ingabo za FARDC mu by'umutekano kugira ngo banoze ibikorwa by'umutekano. Ngira ngo urimo ubyumva neza. Ku itariki 22 Mutarama, ubuyobozi bw'ingabo za Leta zunze ubumwe za Amerika zishinzwe umugabane wa Afrika, AFRICOM, nibwo basuye rero ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC, bagamije gusuzuma amahirwe yo gukomeza ndetse no kunoza ubufatanye mu by'umutekano, mu gihe umubano wa politike n'igisirikare hagati ya Kinshasa na Washington murarusha kugenda ukomera. AFRICOM, ishami ry'ingabo za Leta zunze ubumwe za Amerika ryita ku mugabane wa Afrika, bavuga ko
ari amahirwe akomeye mu gukorana n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC kugira ngo iki gihugu kirusheho kubona amahoro n'umutekano. Colonel Michael Gacheru uyoboye itsinda rya Africom yishimye cyane ndetse ashimira ubushake n'ubufatanye bwa FARDC mu gushaka inzira zo gukomeza gukorana mu by'umutekano no guteza imbere amahoro binyuze mu mbaraga z'igisirikare. Yagize ati uru ruzinduko rugaragaza inkunga idacogora duha FARDC na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibiganiro byitabiriwe kandi n'abajenerali ba FARDC Julius Banza Mirambwe ndetse na Michel Lukwila. Uruzinduko ruba mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'u Rwanda bamaze kugirana amasezerano y'amahoro ndetse n'andi masezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu hagati ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika. Muri urwo rwego hanasinywe inyandiko y'ubwumvikane Memorandum of Understanding ku bufatanye mu by'ingabo n'umutekano hagati y'ibihugu byombi. Ubwo ni hehe? Hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo basinye amasezerano yiswe Memorandum of Understanding. Kugeza ubu ambasade ya leta zunze ubumwe za Amerika niyo yateraga inkunga gahunda zo guhugura ndetse no guteza imbere ubumenyi bwa FARDC hamwe n'ikorwa ryari rigamije guhugura ndetse no guha ibikoresho abapolisi ndetse no kubaka sitasiyo za polisi. Iyi gahunda igiye kuvugururwa hagamije gukomeza ubufatanye mu by'umutekano n'ingabo ndetse no kurinda ibikorwa remezo by'ingenzi by'igihugu. Nk'uko bigaragara, Amerika igiye gukorana mu buryo bushoboka n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Ibi bishobora kuba ari amahirwe akomeye cyane cyangwa se amahirwe adasanzwe kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'igihe bagomba gufatirana bakabyaza umusaruro, kuko uyu munsi urabona ko Repubulika ya Demokarasi ya Congo irimo iragenda ibona za opportunity. Mu by'ukuri ingabo zirimo ziraboneka. Leta zunze ubumwe za Amerika ni igihugu kiri kugaragaza ko kibashyigikiye imiryango mpuzamahanga igiye itandukanye. Nyine mu by'ukuri mu bigaragara ijwi rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo noneho ryabashije kumvikana. Ikibazo iki gihugu cyari gifite cyabashije kugaragara ku buryo buri umwe wese avuga ati cyangwa se abona yuko byibuza kwe kugira umusanzu atanga mu gukemura iki kibazo. Leta zunze ubumwe za Amerika rero bakavuga bati natwe ntago tugomba gutangwa binyuze muri Africom. Ubu tuvugana ibiganiro byo byamaze kurangira, igisigaye mbona ko ari ishirwa mu bikorwa dukurikije aho ibintu bigeze ndetse nuko bigaragara. Icyaba gisigaye no gushyira mu bikorwa uyu mwanzuro rero, ubundi ibintu bikaba byakemuka kabisa. Andi makuru akomeje kugenda amenyekana hagati aho ngaho hirya no hino. Ubu tuvugana nk'uko byakomeje kugenda biragaragara ko ibintu bisa nkaho byagiye bihinduka kabisa rwose. Wakwibaza uti bimeze bite cyangwa se biteye bitereka nze kubwire di. Ubu tuvugana muri Kivu y'Amajyaruguru nyuma yaho bita Iburesa. Ubu M23 aho bita Kikuku yagabweho igitero cya drone za FARDC simusiga kanuru akarabutaka. Igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC gikomeje kongera igitutu ku barwanyi ba M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nyuma y'ibitero byagabwe Iburesa mu gace ka Warikare kuri wa gatanu. Undi murwa wabo barwanyi wagabweho igitero kuri uyu munsi Kikuku aho bita muri shoferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuro, kandi iki gitero kikaba cyahitanye abarwanyi benshi cyane ndetse gisenya na bimwe mu bikoresho by'izinyeshyamba kugeza ubwo hari bamwe baje guhunga. Nk'uko byemejwe n'amasoko aherere muri aka gace ku isaha agana ku isaha 8 z'amanywa n'iminota mike, drone ya FARDC yagabye igitero ku kibanza cy'abarwanyi ba M23 cyari kiri ku biro by'ubuyobozi muri shoferi ya Bwito aho bita Ikikuku. Iyo nzu bivuga ko yarashwe igakongoka burundu. Nta mibare yemewe iratangazwa n'ingabo z'igihugu ku byangiritse n'abahitanwe n'icyo gitero. Icyakora abaturage batuye muri ako gace bavuga ko habaye ibyangiritse bikomeye birimo no gusenyuka burundu kw'ikigo cyari gicumbikiye abo barwanyi. Abatanga bamwe bavuga ko bumvise ibisasu bikomeye bikurikirwa n'umwotsi mwinshi w'umukara wazamutse mu kirere. Ibintu byateye ubwoba n'ihungabana mu baturage b'abasivili.
kugeza ubu umutekano uracyari mubi Kikwiko muri shoferi ya Bwito, aho abaturage bakomeje kwishyura ikiguzi kinini cy'umutekano muke umaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo warangiritse. Ibi ariko ntago bigaragara Kikwiko gusa duhumuriza abaturage, n'andi mu bindi bice byagiye bigaragara ko iki ari ikibazo cyugarije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Rero mwabana mwe, reka rero mbashimire babwire ni mwakoze cyane kudukurikirana, ni by'agaciro kandi n'iby'ingenzi gukomeza kubana namwe mu biganiro makuru tugenda tubagezaho. Njye nari boss ko mutaramu cyane, kandi subscribe kuri Barore TV, ubundi turusheho kugenda tubana uko bwije n'uko bukeye. N'umwanya rero w'amakuru tuba tugenda tugaruka tureba uko bimeze, hanyuma nge ndaza kugaruka mu masaha ari imbere hano kuri izi mikoro za Region Info. Abajya muri group yacu WhatsApp murareba munsi muri comment link tuba twagushyiriyemo, hanyuma rero ntuze gushidikanya ubundi ukande subscribe ku batarabikora. Nangi rero reka fate akaruhuko, turagaruka mu yandi makuru mu kanya kari imbere.